nta muntu undusha kuba umudivantiste ntawe, kuko kuva muri 76 kugeza muri 79 ndabukwa umusaraba wa Kristo nayoboraga MV. Ninje waririmbishije mbere urubyiruko indirimbo ivango muzeye mwe basore muze tugandagaze musi bendera rya Yesu Kristo ni mwiringanize kuko ategereje ko tujya mu rugamba Yesu niwe mugaba wacu. Ntabwo Yesu rero yanyishuriye kugira ngo nice amategeko ya, kandi Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko kuko abanyabyaha bakiriho. Abapentekote n'abadivantiste, abametodiste n'abadivantiste, ababrana n'abadivantiste, abaeglise de Dieu n'abadivantiste, abadivantiste umunsi wa karindwi n'abadivantiste, ababatiste n'abadivantiste, abamaranata n'abadivantiste, abarestoration church n'abadivantiste, kuko bose bategereje. Tumenye ko nta tegeko ryavuyeho kuko abanyabyaha bakiriho, ariko kuko Yesu aruta amategeko yaje kuyasohoza, yari yaraheze mu nzira, tugira amahirwe arasohoka turacungurwa. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday umurongo hamwe ukuri yo tukunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu musomo kumwe na Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi, ikinyarwanda, ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom, turakunda ni gusenga everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi mu kwikana ibiganiro byacu tubahaye ikaze mu kiganiro. Abari ku mugabane w'Uburayi mu kwikana ibiganiro byacu tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Abari ku mugabane wa Amerika mu kwikana ibiganiro byacu tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu hamwe na Dr. Revera Pasteur Mpazire. Abari ku mugabane wa Amerika mu kwikana ibiganiro byacu tubahaye ikaze kuri gusenga everyday, kandi tubahaye ikaze muri kiganiro cyo korana na Dr. Pasteur Mpazire. Kandi kino kiganiro gose uzakirebe kirimo inyigisho zikomeye. Abari ku mugabane wa Oceania namwe tubahaye ikaze kuri gusenga everyday, tubahaye ikaze mu kiganiro. Pasteur muraho? Muraho neza. Amakuru yanyu ni meza cyane. Muraho, murashima Imana? Turakomeye. Murakomeye neza cyane. Turi bazima. Ni imyaka nuko. Pasteur mwatangira musuhuza abantu. Turabakiriye kandi kuri channel ya gusenga everyday. Ni karibu, Imana iduhana umugisha ku kiganiro tugiye kubasangiza. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, turi imbere yawe, tangirane natwe kandi usozanye natwe, kandi ikiganiro tugiye gusangiza bene data bari mu mahanga yose mu migabane itandukanye, ibihugu bitandukanye, kibashe kubafasha, kibakomeze, kibereke inzira muri urugendo turimo rwo kuja mu ijuru, kugira ngo bose kugira n'umwe usigara, bose bazaraga ubugingo buhoraho. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasteur ubushize wigishijeho ku isabato, ariko abantu bagenda bagira ibibazo ku isabato bivanye, bamwe bavuga ati se isabato yabayeho mbere yiremwa, ati mbere ati isabato yabayeho mbere y'abayuda, abandi bakavuga isabato yahawe abayuda ntiyahawe Abisirayeli, abandi bakavuga ati isabato yakuweho Yesu yarayiziruye, abandi ati yavuyeho, abandi atereka ico n'ikinyoma. Pasteur nike n'umuco uyuhe ugiye guha bano bantu bafite izi nyigisho? Inyigisho z'ukuri ziva mu byanditswe byera, ntabwo ari ibitekerezo by'abantu oya, ntabwo ari ibihimbano by'abantu oya. Inyigisho z'ukuri zose ziva mu byanditswe byera. Nizo mpamvu ndabiganiriza bene data nitonze kuko nabisomye neza, nabitekerejeho neza, kandi ndabibabwira neza kugira ngo abatubaje ibibazo byinshi, batubaje ibibazo bigera nko kuri 35, ariko ababajije ibibazo mwese mutega amatwi, ngira ngo murabona inyunganizi mu bibazo mwibazaho.
nta muntu undusha kuba umudivantiste ntawe, kuko kuva muri 76 kugeza muri 79 ndabukwa umusaraba wa Kristo nayoboraga MV. Kuva muri 76 kugeza muri 79 nayoboraga MV. Ninje waririmbishije mbere urubyiruko indirimbo ivango muzeye mwe basore muze tugandagaze musi ibendera rya Yesu Kristo ni mwiringanize kuko ategereje ko tujya mu rugamba Yesu niwe mugaba wacu twisunge Yesu tugende tudatinya. Ntabwo nshaka kubaririmbira ariko nugira ngo mbereke ko nayoboye MV cyakora ubaje kuyita Jia, ariko muri 79 nibwo narabutswe ikimenyetso cy'umusaraba. Nsomye Abagalatiya 4 umurongo wawo wa 4 havuga ngo ariko igihe gikwiye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Maze kureba iryo mbona ko Yesu yaje kunkura mu bubata bw'amategeko, ataje kumbwira ngo ninanga amategeko, ahubwo yaje kumbwira ngo mve mu bubata bwayo noneho nyategeke, kuko Yohana ya mbere kane umurongo waho Yohana ya mbere 3 umurongo wa 4 Yohana ya mbere 3 urwandiko rwa Yohana ya mbere 3 umurongo wa 4 haravuga ngo umuntu wese ukora icyaha bagomye kandi cyane ukwica amategeko, kandi usomye hasi ubugome bava ngo nukwica amategeko, kandi kwica amategeko nibwo bugome, nukuvuga ngo uwisha amategeko abagomye. Ntabwo Yesu rero yanyishuriye kugira ngo nica amategeko oya, kandi Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko kuko abanyabyaha bakiriho. Abaroma igice cyaho cya 3 umurongo wa 20 haravuga ngo iyo hataba amategeko sinari kumenya icyaha, kandi abakeneye gucungurwa abakeneye kuyoborwa n'amategeko bakira abanyabyaha koko barahari. Muri Timoteyo ya mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora koko amategeko ni meza iyo umuntu yagenjeje nk'uko bikwiriye amategeko, ariko tuzi ko amategeko atashiriyeho abakiranutse. Yashiriyeho abanyabyaha, ibigande, abagome, abasambanya, abatizera, abakubita base na ba nyina, abararikira n'ibindi byose bidahuje n'inyigisho nzima bakwiriye amategeko. Kuko bakiriho rero nta tegeko na rimwe ryavuyeho. Ntabwo nigeze mvuga ngo isabato yavuyeho oya. Naravuze ngo Yesu yankuye mu bubata bwayo kuko yaje ari umwami w'isabato, none abizeye Yesu Kristo bubahiriza isabato muri Yesu, ariyo biduhesha kwitwa abana b'Imana. Nta nizo mpamvu wembeye Yesu ariwe mwami w'amategeko, y'amategeko yarangije kuyubahiriza yose. Icyatumye Yesu avuga ngo sinaje gukuraho amategeko ni Mateyo 5 umurongo wa 17 kugeza 20, ahubwo naje kuyasohoza. Yaje kuyasohoza ko amategeko yari yaraheze mu nzira nyine. Icyari kibura mu mategeko Yesu yarakizanye agishiramo. Ya mategeko yari yaranze gusohora abona gusohora. Kuvuga rero ngo ibihe bizashira ngo ntabwo itegeko rizavaho n'akanyugute nakamwe, nibyo ntabwo rizavaho n'akanyugute nakamwe. Ariko kuvuga ngo ntirizavaho n'akanyugute nakamwe ntibisobanura ngo ntabwo riziyongeraho akanyugute nakamwe, kuko Yesu aruta inyuguti. Yesu aruta inyuguti. Yesu wiyongereye mu mategeko akayasohoza aruta inyuguti. Amategeko rero ntabwo yagabanijweho na iyota meme n'iyota. Igifaransa bakoresha iyota, ariko mu Kinyarwanda bakoresha ngo n'akanyugute gato. Ako kanyugute gato ntabwo kigeze kava ku mategeko, ariko kagihari amategeko yaga gusohora. Kakihari ako kanyuguti gakihari, ako kanyugute kari gahari amategeko yanga gusohora. Yesu rero ntiyaza kuyakuraho ahubwo aza kuyasohoza ngo yageze aho yari yarananiwe kugera. Urumva rero Yesu ntiyakuye amategeko, nta n'umuntu wakura amategeko. Yari afite limite mu yandi magambo. Amategeko yari afite ahagarukiye ubushobozi bwayo. Ariko noneho Yesu ayaruta. Ubwo rero amategeko yananiwe Yesu aragishobora. Nibyo mpamvu yayasohoje. Rero mwija muravanga ngo gukuraho ya nta gukuraho, hariho kongera ngo Yesu ayasohoze kuko yari yarananiwe gukora icari yategekewe. Nico ngico gusa. Amategeko rero aremewe, kandi usomye mu kuva 20 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17 hejuru haravuga ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko. Imana ibwira Abisirayeli amategeko. Ntabwo handitswe ngo Imana ibwira Abafenisiya amategeko, Imana ibwira Abarabu amategeko, Imana ibwira Abakarudeya amategeko, Imana ibwira Abamoabu amategeko, Imana ibwira Abasidoni amategeko,
Imana ibwira oya, haravuga ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko, niko handitswe. Yego, Imana ibwira Abisirayeli amategeko. Yego. Noneho yaba ngo nduwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa, nibo bari mu bubata bwa Egiputa. Ntabwo Imana ari kuvuga ngo ndi kubwira abanyegiputa, ndi kubwira Abisirayeli ko bavuye mu Egiputa. Yego. Mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibaje cyangwa igisa n'ishusho hose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, kageza kubuzukuruza n'ububibi bw'abanyanga, kababarira abankunda bitonera amategeko yanjye, kageza kubuzukuruza babo bibihe igihumbi. Ntukavugire ubusizi izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusizi izina rye. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wese uri iwawe. Kuko mu minsi 6 niho Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, akaruka kwa karindwi, nicyo yatumye Uwitekaho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ubaye so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu c'Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Ayo ni amategeko 10 Uwiteka Imana yabwiye ibwira Abisirayeli. Ntabwo ayo mategeko rero yigeze agabanuka, nta na rimwe yigeze agabanuka, uretse ko Imana imaze kubona ko igihe gisohoye ikohereza umwana wayo Yesu Kristo wabyawe n'umugore kugira ngo acungure abatwarwa n'amategeko bibaheshe kuba abana b'Imana. Ku ijambo ry'Imana bavuga ngo yabyawe n'umugore kandi ubwe abyarwa atwarwa n'amategeko, kandi Yesu yabyawe atwarwa n'amategeko n'ubwoko bw'Abisirayeli yose butwarwa nayo. Ariko Yesu abavamo, Imana imwohereje kugira ngo acungure abatwarwa nayo, twese biduheshe kuba abana b'Imana. Nabavuye mu bubata bw'amategeko, ntarabanza amategeko. Itegeko rizahoraho kugeza igihe Yesu azagarukira, kuko abanyabyaha bazabakiriho. Kandi usomye Ibyahishwe igice cya 7 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, gasoma n'Ibyahishwe 21 umurongo waho wa mbere kugeza ku wa 4 no kamanuka, none ugasoma Ibyahishwe 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 10. Abazaja mu ijuru ni benshi n'abazarimbuka ni benshi. Narizo mpamvu Yesu azaza itegeko rikiriho, kuko rizaba rifitiwe rigihana. Nta tegeko ryigeze rivaho bene data, nta na rimwe. Nubwo Yesu yariziruye kugira ngo abantu bekomeza kurikoresha mu buryo bw'ububata, ahubwo bikoreshe mu mudendezo, ariko ntabwo ryavuyeho. Isabato irahari, umunsi wo kuruhuka urahari. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko babujijwe kwinjira mu ruhukiro no kutumvira, ngo Imana itoranya umunsi. Ntabwo ari umunsi w'icumweru, ntabwo ari lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oya, mu mutima w'umuntu Imana itoranya undi munsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yatoranije ku cumweru. Oya. Kandi iriya jambo rivuga ngo Imana imaze kurangiza kurema byose iraruhuka. Ririya jambo mu gihe burayo ntabwo risobanura kuruhuka gusa, risobanura na chômage, kuko aruhutse ku munsi wa 7 hagaragara imirimo yakoze ku munsi wa 8 amaze kuruhuka. Y'abanyeshuri bagiye mu kiruhuko baba bazasubirayo. Imana rero kuruhuka kwayo nuko yari irangije imirimo yose, nta cari gisigaye. Ntabwo twashita ikiruhuko, niko mu Kinyarwanda basobanuye ngo nukuruhuka, ariko nukurangiza imirimo. Muri dictionnaire Shabbat bisobanura chômage. Nuvango Imana yari ibirangije byose, nta kindi yakurikijeho uretse kurinda ibihari ku munsi wa 8. Uretse kurinda ibihari ku munsi wa 8 nta kindi Imana yaremye. Nizo mpamvu tutakwita umunsi wa 7 ikiruhuko, kuko ikiruhuko gisobanura ngo nyuma y'igihe nimara kuruhukira komeza. Kandi Imana ntiyaruhuka kuhita ruha. Imana sifite kuruha muri yo, ntobyashoboka. Imana muri yo ishobora byose, Imana muri izi byose, Imana muri izi iba hose, Imana muri yo ntigira kunanirwa.
haruhuka umuntu ro wananiwe kugira ngo yongere yakira kuka kuko ariyo yaremye byose ikarema n'ibiruhuko kandi kabarebeho mbere y'ibiruhuko ntabwo Imana yananirwa ahubwo Imana yategetse ubwoko bwayo Isirayeli kuko yari ibwiye Mose ngo bwira abisirayeli uti mbakuye mu gihugu c'uburetwa ca Egiputa dore ibyo mugiye kubarirwa mugeze mu gihugu cyanje. Yesu rero ntabwo yaje gukura amategeko, yaje kuyasohoza mu ntege nke zayo. Na nizo mpamvu Abaheburayo 7 umurongo waho wa 18 haravuga ngo yataye agaciro kubw'intege nke n'umumaro muke. Ntabwo bisobanura kutagira umumaro oya, ntabwo binasobanura ko ntaca amaze oya, ariko bisobanura ko Yesu yaruta, ko Yesu atanga ubugingo. Abagalatiya 3 umurongo waho wa 23 haravuga ngo kwizera kutaraza kubonerwa muri Yesu Kristo twarindwaga tubohe gutwarwa n'amategeko dutegereje kwizera kwari kugiye kuzahishurwa. Ubwo ni bw'amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera witwa amategeko. Bisobanura ngo kuvuga ngo ntitugitwarwa na wa mushorera nabize izina rye, ariko abatarize izina rye amategeko aracabahana. None se ko mu Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 bavuga ngo wishe rimwe yasitayeho yo usitaye kuri mwe abayishe yose, ntiyavuga ngo nuwica ntukibe nudasamba nukibuza buyishe yose, nutaroga ukicuza nuvuga ngo icyo uzakora cyose cangiriza iteka uzaba yarimbuye yose. Ariko ijambo ry'Imana hepfo riravuga ngo itegeko niryo ritanga umwanzuro ku muntu wakoze icyaha ngo ahanwe, ariko umuntu ubabariye wakoze icyaha aruta uwahanishije itegeko. Nizo mpamvu bavuga ngo ariko imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Umuntu wakoze icyaha ari uwo guhanwa n'amategeko ukamubabarira uburutu wamuhanishije itegeko, ibyo byo biragaragara kuko imbabazi zirabiruta. Mu mategeko rero ikibi nta mbabazi zabagamo. Ntabwo ari uko amategeko ari mabi, ntabwo ari uko amategeko yavuyeho oya, ahubwo nuko haburagamo imbabazi. Icyatumye Yesu aracungura abatwarwa nayo nuko mu kubara 15 umurongo wa 32 birigwaga bari kwica abakoze ku isabato, bagasaga umuntu yitoragurira udukwi, yaba umugore cyangwa umugabo. Bibiliya yavuze umuntu bakamutera amabuye, tera amabuye kugeza igihe apfa. Yesu aravuga ati ibintu ububata niba umuntu ashobora gukora ku isabato akicwa, naraje kubabarira. Kandi mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 havuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha. Niba Kristo yaremeye gupfa tukiri abanyabyaha, ni uraza noneho kwica abanyabyaha cyangwa araza kubakiza? Yesu rero ntabwo yaje kwica abanyabyaha, yaje kubakiza. Nizo mpamvu nta tegeko na rimwe ryavuyeho, nta na rimwe ryavuyeho. Bagiye babaza byinshi ngo mbese none ikiruko cyo ku cyumweru cyavuye, nta kibaho. Umuntu uvuga ngo arutse ku cyumweru nawe ni umuyobe. Ku cyumweru ni umunsi w'amasengesho, ni wo guterana kwera kuko byanditswe mu Balewi 23 umurongo wa 36. Ku cyumweru ntabwo ari isabato bene data, ku cyumweru ntabwo ari umunsi wo kuruhuka, ku cyumweru ni umunsi wo guterana. Uvuga ngo ni umunsi wo kuruhuka nawe ari mu buyobe. Ndibuka umuntu umwe yagiye gutira mugenzi w'isuka ku isabato. Ubwo ni umuntu usenga ku cyumweru wagiye gutira usenga ku isabato isuka. Ageze aramubwira ati wantize isuka, ati ntabwo ibikoresho byacu bikora ku isabato. Arayimwima. Nkejo yaho wa undi usenga ku isabato abona abakozi nabaje gutira isuka kuri wa undi usenga ku cyumweru. Usenga ku cyumweru buryo yashubije aravuga ngo ako nagasuzuguro gakabije. Ejo bundi naje kugutira isuka uravuga ngo ni ku isabato di, none nje ako gasuzuguro nanje ni isabato yanje. Kuki wanyuma isuka ku isabato yawe ukaza kunsaba isuka ku isabato yanje? Bombi bari mu buyobe. Icyumweru cyabaye isabato ryari? Cyabaye isabato ryari? Isabato siyo.
Yesu waje gucungura n'umwami w'isabato yaravuze ngo isuka zizacungurwa, isuka zizaraga ubugingo buhoraho. Yesu yaje gucungura abyarwa n'umugore agacungura ababyarwa n'abagore, yaje gucungura amasuka. Muri kunyumvira ubwo bujije aho abantu bari ngo ntaho ndaguha isuka yanjye ngo uko ari ku isabato, undi ngo nanjye sindaguha isuka yanjye ngo uko ari ku cyumweru, ngo nanjye ni isabato yanjye. Urumva ubwo buyobe bw'abo bantu bombi nta muzimu urimo. Yaba uwimanye isabato isuka ku isabato ntabwo ari muzima, ntabwo isabato ari yo gucungurwa. Waruhukiye iyo sabato kuko ntabwo ari icaho bishaka, kuko mu Baroma mu gice ca 14 umurongo wa 5 aravanga umuntu mwahitamo umunsi umwe akawurutisha iyindi, iryo ntaco bitwaye, undi akayihwanya ntaco bitwaye. Icyo Imana igenzura ntabwo ari izina ry'umunsi, igenzura imirimo wakozemo, niba ari myiza nta kibazo. Bibiliya ni claire iravuga ngo umuntu ahitamo umunsi akawurutisha iyindi ntabwo abakoze icyaha, n'uyifata hose akayihwanya ntabakoze icyaha. Wahitamo ku wa mbere nta kibazo, wahitamo ku wa kabiri nta kibazo, wahitamo ku isabato nta kibazo, wahitamo ku wa mbere w'iminsi 7 nta kibazo. Ubwo se abantu ko bazaga baravuga ngo bagomba gusenga ariko ari ku cyumweru gusa, insengero zimaze kuba nke ntibashizeho n'indi minsi. Barababwiye ngo abasenga ku cyumweru bafashwa kurusha abasenze ku wa gatatu, barababwiye ngo abasenze ku cyumweru barusha abasenze ku isabato gufashwa. Isabato ni umunsi wa 7, ku cyumweru ni umunsi wa mbere w'icumweru. Abantu bavuga ngo ku cyumweru ni wa 7 ni ikinyoma. Isabato ni wo wa 7. Abisilamu basenga ku wa gatandatu, abadivantisi bagasenga ku wa 7, abapantekote bagasenga ku wa mbere w'icumweru, kandi bose bagafashwa. Kandi bose bazaraga ubugingo buhoraho. Pastor, kuri ukire ngaho kw'abantu ko bavuga ngo uyu munsi ngo wa 7 ngo washizweho ngo na papa, ngo uwo munsi ngo no w'Iroma, ngo umunsi wo ku cyumweru, ngo umunsi Imana yashizeho ngo ni kwisabato, urabivuga hiki? Umuntu wemeje ikiruhuko cyo ku cyumweru ni Silvestre hagati y'umwaka wa 314 na 335, nibyo ni wemeje ko icyumweru kigwiriye kuba ikiruhuko. Ariko ntabwo ari ikiruhuko kuko ntabwo cyashizweho n'Imana, ntabwo ari ikiruhuko. Noneho rero Gregoire wa 13 maze guhindura kalendare, ibihe birazamba, wavutse mu 1502 agapfa 1591 muri 1585 nibwo yavugura ikintu citwa kalendare, bayita calendrier grégorien. Nubango amaze guhindura kalendare, noneho bibihame ko abantu bose bagomba kwakira uwo munsi w'icumweru ku munsi w'ikiruhuko. Ariko ntabwo ari umunsi w'ikiruhuko ya umuntu yaruka ku munsi ashaka, ntabwo ari ububata bwo kuvuga ngo byanze bikunze ukohereye ku ruhu. Oya. Isabato rero Yesu ni umwami w'isabato, kandi yabayeho ku bw'abantu. Abantu bakwiriye kugena ibyiza byo kuyikoramo. Muri 79 nza kurabukwa habaye akantu gasa n'umukino gatoya, abakristo babiri bararwanye, babatijwe. Nta muntu ndusha kuba umudivantiste, ntawe. Abakristo babiri b'abadivantiste barwanye, pastor adusanga Inyamitaba, ndi kwibuka kuri centre, kuri stade, asanga bari kurwana avuye Kanyatsi. Arababwira ati sha nta soni abakristo babiri babatijwe muhangare mu Rwanda ku isabato. Byatumye ntekereza cyane, nabaga ntese hari iminsi yateganijwe yo kurwana niyo kutarwana. Kuko ikikubabaje suka abakristo barwanye, ahubwo ikikubabaje nuko barwanye ku isabato. Ubwo nukuvuga ngo barwanye ku wa gatanu wari kuvuga ngo iki? Kubabajwe nuko abakristo babiri barwanye ku isabato. Iyo barwana ku wa kane wari kuvuga ngo iki? Iyo barwana ku wa mbere wari kuvuga ngo iki? Ndavuga nti noneho ahantu nugushishoza neza, umuntu kureba neza niba atari ububata koko, niba atari ububata nugushishoza neza, niba abantu bagomba gutukwa kuko barwanye ku isabato, barwana ku wa kane ntibabatuke, ahantu ukwitonda ugashishoza. Yari umuyobozi wanje mu itorero, ariko kudagira gushishoza cyane, nibaza impamvu avuze ngo kuki mwarwanye ku isabato muri abakristo. Ntiyababwira ngo kuki murwana muri abakristo, ahubwo kuki mwarwanye ku isabato muri abakristo. Ndabyumviriza kuki barwanye ku isabato
none ko adasize umunsi wo kurwana abantu ari abakristo kwadasize umunsi yakwiriye kudusigira umunsi ko ni umuyobozi wacu. Yego. Ndangira gushishoza umuntu rero uvuga ngo kucungera umunsi wo kuruka ni umuyobe, ntabwo kucungera umunsi wo kuruka oya, wawuhitamo ugasenga ariko ntabwo byakubuza gukora imirimo yawe, wawuhitamo ugasenga pe, kuko wasenga kuwa mbere, benshi basenga no kuwa gatanu, abenshi uretse gusa basenga kuwa gatanu bashobora kuba batemera Yesu bakaba babura inzira, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Umuntu usenga atemera Yesu Imana iramukunda ariko yitsibiye inzira, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko ntabwo Imana imwanga kandi nawe ihereza azemera buhoro buhoro, ko Yesu igihe kitaragera ataragaruka abantu benshi bazemera. Naho ubundi kuvuga ngo mbese ngo uriya muntu uri kuvuga biriya ngo ni umudivantiste ngo cyangwa ni umupantekote, abantu bose bizera Yesu ni abadivantiste, ntitumutegereje twese se? Adventus kuvuga ngo rezatanda abategereje, twese turategereje. Abapantekote n'abadivantiste, abametodiste n'abadivantiste, ababrana n'abadivantiste, abaeglise de n'abadivantiste, abadivantiste umunsi wa karindwi n'abadivantiste, abapantekote n'abadivantiste, ababatiste n'abadivantiste, abamaranata n'abadivantiste, abarestoration church n'abadivantiste, kuko bose bategereje kugaruka kwa Yesu. Abadivantiste bisobanura ngo abategereje, bisobanura mu Kinyarwanda abategereje sinini bategereje umuntu wese wizeye Yesu Kristo aramutegereje. Bategereje abantu bose n'abadivantiste, rero niba bemera Yesu Kristo nk'umwami bakaba mwizeye, bose n'abadivantiste. Ntabwo bategereje isabato, bategereje kugaruka kwa Yesu. Abategereje abo n'abadivantiste, abo n'abategereje. Nubwo hari amatorero birakomeye y'abadivantiste, yego, hari Église Adventiste, hari Église chrétienne adventiste du premier jour, Église chrétienne adventiste du premier jour, hakaba na Église adventiste du septième jour. Aha, aho hantu hose abantu uko abantu ntabwo babizi, ntabwo babizi ko hari abategereje bose barategereje, habitwa abadivantiste bategereje bo kwisabato bo kuwa karindwi, hakaba n'abategereje bo kuwa mbere bita Église chrétienne adventiste du premier jour ba William Mirere. Abo bantu bose abantu uko abantu benshi ntabwo babizi. Uwo yavutse 1782 apfa 1849, naho Madamu White wabaye intandaro yo gutangira kw'abadivantiste, Église adventiste du septième jour, yavutse 1827 azana no gupfa 1915, ariko 1846 niho yatangije ku mugaragaro publiquement itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi. Urumva rero abo bantu bose nabategereje, ariko nabandi bose bizeye Yesu Kristo n'umwami nabemera kuzagaruka kwe bose. Paulo aravuga ngo ubumaze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizerwa, igisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka ari ry'umucamanza utabera zampa kururya munsi, ariko singenye nyine ahubwo nabategereje kuzagaruka kwe bose. Abategereza kugaruka kwa Yesu bose n'abadivantiste. Yego. Abantu ro biha amazina, harabavuga ngo turi ubwoko bw'Imana, ntabwo turi abaporoso, abandi bakavuga ngo twewe ngo turi abapentekote, ngo ntabwo turi abagatulika. Oya, abagatulika ni izina ryiza, abapentekote ni izina ryiza, abadiventiste ni izina ryiza, abangirikana ni izina ryiza. Oya, abangirikane bo ni abagatulika bo mu Bwongereza ho ni aricyo kimwe na gatulika. Benshi kimwe na gatulika. Ariko gatulika bisobanura ngo uvuga ukuri, gatulika bisobanura ngo itorero ryemeye n'amahanga yose, no gatulika bigasobanura imyizerere y'itorero ry'i Roma. Ntabwo rero izina gatulika riri ibi byakorerwamo nibyo byaba bibi, ariko izina ntabwo gatulika ntabwo ari bibi. Iyo mvuze ngo ça ce n'est pas catholique, mbavuze ngo ça ce n'est pas vraiment juste, ngo nuvuga ngo mba nkugaye. Iyo mvuze ngo ibyo ukoze ntabwo ari catholique. Catholique ni ikintu rero duruwa ciza. Amazina yose bihaye rero uretse abaprotestani ko ryaje mu ntambara, abahagurukiye kurwanya il se soulève contre, no niryo ritari ryiza. Ariko andi mazina yahawe amatorero yose mu mashami y'amadini ni meza. Adventiste ni ryiza, Pentecote ni ryiza, ko kuvuga ngo turi abapentekote, abemera umwuka wera bose n'abapentekote. Ntabwo abapentekote ari ADPR, abemera umwuka wera bose
n'aba Pentecote. aha Niyo Pastor. bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana, bose ni ubwoko bw'Imana bene data. Pastor Rero ntabwo ica abantu bagipfa, abantu bose ni abadiventiste. Nje ababyeyi banje barisaziyemo, barimbyariyemo banarisaziramo, ni abadiventiste, nibo banyigishije barabintoza, ariko natangiye gushishoza aho umuntu yabwiye abantu ngo nta soni murwane ku isabato. Aho niho nashishoza. watanga gusoma no mu bitabo ushakisha ndasoma ngo ubushakashatsi ndavuga nti burya Yesu yaje kudukura mu bubata bw'amategeko kugira ngo tuba abana b'Imana, ntabwo yaje gukuraho amategeko burya. Yego. Kundi yakuraho amategeko abanyabyaha si bayoborwa n'iki ko bahanwa n'aya mategeko, kandi akaba ari bwo bamenyera Yesu bakurikije ya mategeko. Yego. Wakuraho amategeko abanyabyaha bakagira bati ntabwo amategeko yavuyeho oya. Nuko gusa mu Bagalatiya yavuga ngo tubohe gutwarwa nayo, kwizera kutarahishurwa, nizo mpamvu abakoraga ku isabato bicwaga. Nibyo kuvuga rero ngo Imana ntiyigeze ihinduka, uko na Yesu yarari niko ari umunsi wa none kandi ko azahora iteka ryose. Kuvuga ngo Imana ntihinduka nyine, ariko imikorere yayo abantu barahinduka, n'imikorere yayo ikayobora abantu bariho ico gihe. None se mu kuva igice cya 21 umurongo wa 22 kugeza ku 26 Imana ntiyemera guhora, yarabyemeraga ubwoko bw'Isirayeli. Pour dans pour da idinyo rihorerwa irindi, igisho rihorerwa irindi, ububyimbo horerwa undi, ikirenge gihorerwa ikindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ubushe buhorerwa ubundi, meritrisire par meritrisire, uburi ikintu cyose gihorerwa ikindi. Pastor ari kibazo ngiye kuba, ariko Yesu agenda yavuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi muri Matayo 5:38. Ariko genda avuze ngo uzagukubita urushi mu musaya uzabirindire nundi. Ubwo Yesu arahinduye, ariko Yesu ntabwo ahindutse. Yesu arahinduye ariko ntabwo ahindutse. Imana rero ntabwo ihinduka, ariko kuko abantu bahinduka ikorana na bose. Nanizo mpamvu Filipi igice cya 3 umurongo wa 16 bavuga ngo ukuri tugezemo ariko dukurikiza, ntabwo ari ukugira ngo tuvuguruze iby'Imana oya, ni ukugira ngo twemeze abantu ko Imana ikorana n'abantu uko aho bageze. Ntibigana gukora, ariko ibigisha gukora ikurikije ubushobozi bwawe nuko bari. Yego. None se kuba Abaheburayo 6 umurongo wa 1 ntavuga ngo memuretse kuguma mu bya mbere bya Kristo. Yego. Ahubwo mutera imbere mugeraho mutunganirizwa ibya Kristo si twabireka tukajaye. Yego. Ariko memuretse kuguma mu bya mbere bya Kristo bisobanura ngo ibyo wakiriye Yesu muri Yesu Kristo utera imbere ubidevelope, umenye n'ibindi, ubushobozi bwawe umenye n'ibindi utaruzi, ukure. Nizo mpamvu babwiye ibintu byo gukura mu gakiza. Nibyo bita gukura mu gakiza, ntari ukuguma uko wari uri. Yego. Ya abantu benshi baje basobanurira jambo rimwe ngo buri wese aguma uko yahamagawe. Yego. Ni intambara yari hagati y'abari silikonsi n'abatari silikonsi. Yego. Abayuda bari barakebwe bakanga guterana n'abanyamahanga batakebwe. Paulo asagizo ntambara ze aravuga ati umuntu ari umugabo yararongoye gukebwa biraryana. Uribuka ukuntu Simeone na Lewi bishe abantu bishike baboheje barongoye Dina bakabosha ngo nimwemera gukebwa tuzabashingira namwe mudushingire, abo kugira ngo baba profite babice. Nuko cyatumye babica bakabashora nuko bari bikebeshe yari abagabo. Paulo avuga ati oya mwikohereza abagabo mwihata abagabo kuja gukebwa, ahubwo buri wese nazi uko yahamagawe. Niba udakebwe ngwino, niba ukebwe ngwino, mwese mwemerwe. Imana rero ikorana n'abantu uko bari. Niba umuntu utarakebwe yarabaha umwuka wera, niko Petero yavuze, n'uwakebwa agahabwa umwuka wera. Imana ikorana n'abantu uko bari, ariko Imana yo ntiyabwo ihinduka we, ariko abantu ntibahuje. Imana ni imwe, Yesu ni umwe, umwuka ni umwe, kwizera ni kumwe, ariko abantu si bamwe. Baravuga ko hariho abategereje b'umunsi wa mbere n'abategereje b'umunsi wa 7. Ikibazo canje, ese hano muri Afrika hariho abategereje cyangwa hari abadivantiste b'umunsi wa 7 muri Afrika baba bahari? Urabona William Mirere yavukaga mu ntara ya Massachusetts yo muri Amerika, ariko Elena White yavuka mu ntara ya Maine. Noneho Branham avuka mu ntara ya Kentucky, naho Charles Taze Russell avuka mu ntara ya Transjordani. Nubango bose bavuka mu ntara zitandukanye, ariko bose nabanyababyutse kandi bose nabanyamasengesho. Ariko iryo torero ry'abadivantiste rya gikristo ry'abadivantiste b'umunsi wa mbere
ryagumye muri Amerika kuko ni iry'abakire, ntabwo bagizwe umurava wo kuryamamaza ngo bayigeze hose, ariko barahari muri Amerika. Nizo mpamvu bari abakire cyane, n'abakire cyane banze kwiyamamaza ngo bemere gukurikira uriya mukobwa Elena White. Banabivuze igihe William Mirerere yavuze ngo Yesu azaza tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 1843, ataje arahindura ngo ni 1844 kuri 21 z'ukwa gatatu. Ataje haba amacakubiri hagati ya bombi, nibwo batandukanye, haba ishami rya William Mirere n'ishami rya Elena White, ariko bose ntaco batwaye, bose n'abana b'Imana, bose n'abakristo. Nibategereza Yesu koko bakitegura ku ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice cyawo ca 3:2 ravuga ngo bakundwa uko tuzasa ndi kurerekanwa. Ubu turabana b'Imana, ni kwavuga ngo bakundwa ubu turabana b'Imana, ariko uko tuzasa ndi kurerekanwa. Ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzamureba ukwari. Ufite ibyo byiringiro sho kwiboneza nkuko nawe aboneye. Baba mu munsi wa mbere nibiboneza bazasanganira Yesu, baba mu munsi wa karindwi nibiboneza bazasanganira Yesu, baba ba Pentecote nibiboneza bazasanganira Yesu, baba Methodiste nibiboneza bazasanganira Yesu. Yesu ro ntabwo ari ku mwami w'amategeko aje gukura mu bubata batwarwa nayo ngo abone uko yabahindura abana b'Imana, ngo noneho yongera abacire biteka ry'amategeko kandi batakiyarimo, ariko abatwarwa nayo bazarimbuka. Aho ngaho nizo mpamvu Abagalatiya bavuga ngo tumaze kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera w'amategeko, ni pedagoge, ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera w'amategeko, ahubwo dutsindishirizwa no kwizera uwo nguwo. Umuntu rero wizeye Yesu Kristo ntabwo yanze amategeko, ariko arayaruta, kuko ntabwo abakiguciriyeho iteka kuko yavuye mu byaha. Ariko noneho rero ijambo ry'Imana avuga ngo ntihagira ukora icyaha, dufite umurengezi kuri data ari we Yesu kiranuka. Ntabwo amategeko kuri abantu mu byaha, oya. Hari mu Bagalatiya igice cya 3:10 kugera kwa 14 aravuga ngo ndetse abatsindishirizwa n'amategeko n'imirimo itegetswe n'amategeko ni ibivume. Izo mpamvu mu Baroma hariya 3:27 haravuga ngo hari amategeko y'imirimo hakaba n'amategeko yo kwizera. Amategeko yo kwizera ntabwo arwanya amategeko y'imirimo, ariko amategeko yo kwizera niyo atsindishiriza abana b'Imana. Amategeko y'imirimo rero ntabwo ari yatsindishiriza abana b'Imana, kuko dutsindishwe bitewe nuko twakoze ibyiza, ntabwo byaba bikibaye gutsindishirizwa n'ubuntu, bibaye ubwishu. Ntabwo Yesu rero ducunguye kugira ngo twishure. Icagaragaje urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha, ntaco twatanze kingana n'ubwishu, ahubwo kubw'ubuntu bwayo. Nizo mpamvu hari amategeko y'imirimo n'amategeko yo kwizera atsindishiriza bizera. Abaroma 3:27 birahari hombi. Ayo mategeko y'imirimo si yatsindishiriza abana b'Imana, ahubwo amategeko yo kwizera, ariko atarwanyije amategeko y'imirimo. Oya, ari yageza abantu kuri Kristo Yesu, ariko atarwanyije amategeko y'imirimo, kuko imirimo ikorwa urufatiro rwo kwizera ni ijambo ry'Imana, urufatiro rw'agakiza ni ukwizera. Ibimenyetso by'agakiza ni imirimo myiza. Urumva nta casigara muri byose, ariko imirimo yo gukiranuka nizatsindishiriza abana b'Imana. Ese Pasiteri, isabato ntiyari ifite amategeko yagenderaho? Urebye isabato yahawe Abayuda, bavuze ngo isabato ntabwo yahawe Abayuda. Amategeko isabato yagiraga amategeko yayo nayayigenga. Yego. Icyambere ukora ku isabato bamwice. Yego. Icyakabiri he kugira urugendo rurenze urugendo rw'isabato. Muri commentaire aravuga ngo ni hagati ya metero 600 na 900, ariko muri Panorama de la Bible banditse 690. Noneho rero urugendo rw'isabato mu byakoze ni mu gice cya 12 niyo 690 metre utagomba kurenza ugiye gusenga. Niyo nirwo rugendo ukwiriye kugenda. Umuntu ugiye kilometre ku isabato aba yarangije gukora icaha, imbere abayisha amategeko imbere y'Abisirayeli. Ariko ku bakristo ntabwo abakoze icaha, oya. Nuwagenda umunsi wose biterwa n'ibimugenza ibyari byo. Rira jambo rivuga ngo muzasenge guhunga kwanyu kwe kuzaba ku gihe cy'amasabato, nuko Yesu Kristo yemera ko habaye intambara wahunga no kwisabato nta kibazo.
ririya jambo nico shase kuvuga shase kuvuga nuko haba ari nta ishaka kuvuga oya abayuda bo ni haba guhunga rimwe bamwe banga guhunga kwisabato ntibahunga ariko Yesu ari kuvuga ati guhunga kwanyu musengerero bitazaba kwisabato none biba kwisabato ko mutazavaho murakaje ukazaba kageze mwirinde guhunga kutaza mu bihe by'imbeho abantu badasohoka mu mazu muri neje hariya rero nukuvuga ngo umuntu yemeye umukristo yemeye kugenda karenza metero 690 ariko umuyuda ntiyemeye kuzirenza amategeko y'isabato rero ukoze kwisabato bamwice ucanye umuriro kuva 35 umurongo wa 3 bamwice bamukure mu bantu uwagenze akarenza urugendo rw'isabato bamwice uwatoragudu kw'isabato bamwice noneho rero nuwacanye umuriro muziko isabato ni maremare ariko Yesu yazamwe nuko yarayo kwica gusa uracanye barakwisha urengeje urugendo barakwisha noneho rero utoragudu kwibarakwisha uko kwica niko kwazanye Yesu kugira ngo uko kwica byari ububata abantu bari bagiye gushira Yesu araza noneho aza yarabyawe n'umugore kandi atwarwa n'amategeko kugira ngo acungura abatwarwa nabo bibahindure kuba abana b'Imana ni Yesu rero waje kuba umwami w'isabato wamwizeye ayubahiririza muri we ubwo nukuvuga noneho rero conclusion ukoze ku isabato nta caha n'uyiruhutse nta cabiri mu Baroma igice ca 14 umurongo wa 5 wayikoraho cyangwa ntuyikoreho ariko mwese mugafatanya kuruhuka umutima aho nta kibazo mwese abarushe n'abaremerewe ni Matayo 11 umurongo wa 28 kugera 30 ni munsange ndabaruhura mu nyigiro uko nduworoheje namwe murabona uburuhukiro mu mitima yanyu bisobanura ngo duhuze kuruhuka mu mitima naho imirimo ntabwo ari itsindishiriza abantu muhuze twari dufite senge twaturanyiro tuvuye kwiga samedi ubwo nuvango kwa karindwi ku isabato ati bana banje muragenza mutesi namba ngiye guca ibigori mukotsa ariko mwihangane nukuvuga ngo twemeraga kwicwa n'inzara kandi twakunda no kujayo twari tuzi ko ari ku isabato ntiyaca ibigori ntabwo ico nico Yesu yaje kutubohora ntiwaca ibigori ku isabato ngo wokereze umushitsi ntiwaje kuzana amazi ngo utekere umushitsi ngo nashaka apfe ngo kugira ngo ukore ku isabato urumva ni cyari ikibazo gikomeye nashaka apfe kuko abayuda bagiye mu masengesho bafashwaga ari uko bisha bakoze ku isabato Yesu aravuga ati no ntabwo muzi by'amategeko kandi nuhindukira ntugakandagira isabato muri Yesaya 58 bisobanura ngo isabato y'uburuhukiro bw'ukuri y'abaheburayo igice ca 4 umurongo wa 7 n'uwa 8 bacavango ikuko batinjiye mu buruhukiro bakaba barabujwe kubwinjiramo bitewe no kutizera Imana itoranya undi munsi uwo munsi ni umutima w'umuntu uwaruhutse n'uwaruhutse umutima ntuvuga ngo gusenga ku cumweru cyangwa ku isabato se ariko gusenga ku cumweru ho ukabyita ikiruhuko n'ubuyobe bukabije ariko gusenga ku cumweru gusa ntari ikibazo ariko uzabyita ikiruhuko ho ntabwo Bibiliya ivuga ko ari ikiruhuko oya ahubwo ni umunsi wo guterana kuko byanditswe mu Balewi 23 umurongo wa 36 na 39 ni uwo guterana si uwo kuruhuka kuko tugize uwo kuruhuka twadusubiye mu bubata bw'abayuda bigahinduka ya mategeko Imana yahaye abisirayeli encore ntabwo turi gusubira inyuma turi gutera imbere bene data isabato ntabwo yavuyeho itegeko ntiryavuyeho na iota ariko ko ryari ryarananiwe gusora Yesu ataraza Yesu aruta iota nta nizo mpamvu mu mategeko 10 yose nibyo ryari riteye ikibazo Yesu ararizirura igihe cyo kurizirura bitambara Yohana 5:18 uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yita Imana kwari se kandi akigereranya nayo kuzirura isabato nico Yesu yazize kuko arababwiye ati uko mukoresha mu mategeko yose 10 iryo yazuriye ni isabato kuko ryo ryari riri guteranya abantu ku myumvire ariko Yesu ntiyababwiye ngo bareke isabato ahubwo yahinduye imyumvire muri Gifaransa babangwira violera ruhanu bango yaziruye isabato bimuteranya n'abayuda ariko abayuda bakunda isabato na Yesu akunda isabato ariko azari umwami w'isabato murongo wo muri Yohana gice ca 5 umurongo wa 18 bavango uretse kuzirura isabato gusa ahora yita Imana kwari se kandi akigereranya nayo nubango yarayiziruye ariko kuzirura ntabwo bisobanura gukuraho ahubwo kuzirura nuvango nuguhindura imitekerereze kuri iryo tegeko n'imigirire kuri iryo tegeko
nibanga guterura akantu. Okay, Yohana 5:8 haravuga ngo Yesu aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Abantu benshi baje bagira impungenge yo kuvugira iryo jambo. Numvise umuntu uri kubwira bango haguruka ufata akarago kawe ugende kugira ngo adashiramo kwikorera. Yesu ntabwo yirengagije kwikorera, oya. Numvise umuntu uri kubwira bango haguruka ufata akarago kawe ugende, bigaragara ko yagatwara no mu kwaha. Ko hari gatoya ko yagatwara mu kwaha kuko bemeye gutera ariko batemeye gushira ku mutwe, oya. Bibiliya bango haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Nibishaka bibi kirago, nibishaka bibe matera, nibishaka bibe uburiri bw'igitanda, byose kwari ukwikorera. Nico yapfuye n'abayuda. Haguruka wikorere ni ijambo ryavuye mu kanwa ka Yesu. Ntabwo yavuze ngo haguruka ufata akarago kawe ugende, umuntu yagafata bukwaha. Ntabwo ariko Yesu yavuze. Yaravuze ariko abantu bavuga ngo haguruka ufata akarago kawe ugende, bashaka kugira ngo berekane ko kugabanya ubukana bw'umurimo ukorwa ku isabato. Niba Yesu awemera si urawuhakana ngo bigere kuki? Niba Yesu yemera ko umuntu yakwikorera ku isabato bigashoboka, kuki weho uhakana ko umuntu atakwikorera ku isabato? Icyo ni ikibazo waba ufite nawe. Haguruka weho wenda uja kubwiriza ngo haguruka ufata akarago kawe ugende kugira ngo ukuremo kwikorera, ariko Bibiliya ntabwo ikwemo kwikorera. Wasome neza, wasome neza, ntabwo ikwemo kwikorera. Ubwo rero mu mategeko yose uko ari 10 ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukire. Iryo ni itegeko rya mbere. Irya kabiri ntukiremera igishushanyo kibajwe cyangwa gisa n'ishusho hose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere kandi ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mbora abana gukiranirwa kwa base kageza kubuzukuruza n'ububibi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bitondera amategeko yanjye kageza kubuzukuruza babo bibihe 1000. Iryo ni irya kabiri. Irya gatatu ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara kutacumuye uvugiye ubusa izina rye. Irya kane wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 y'ukora ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo cyawe cyangwa umunyamahanga wese uri wawe. Kwa mu minsi 6 y'Uwiteka remwe mw'ijuru n'isi n'ibiremo byose, akaruka kwa karindwi nico cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ni irya kane. Irya gatanu wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu c'Uwiteka Imana yawe iguha. Irya gatandatu ntukice. Irya karindwi ntugasambane. Irya munane ntukibe. Irya 9 ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Irya 10 ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ntukifuze umugaragu umuhungu we wa mugenzi wawe, ntukifuze umukobwa we, ntukifuze inka ye, ntukifuze indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Ntukacifuze bitazakubera icyaha ukica itegeko rya 10. Ariko muri amategeko yose 10 iryo azire ni ry'isabato ya 4. Kuva ku itegeko rya mbere rero kugeza ku rya 4 ni relation verticale avec Dieu. No kuva ku rya 5 kugera ku rya 10 ni relation horizontale avec les proches. Nuvuga ngo itegeko rya mbere kugeza ku itegeko rya 4 ni riduhuza n'Imana mu buryo buhagaritse, na itegeko rya 5 kugeza ku rya 10 ni riduhuza na bagenzi bacu mu buryo bubatambitse ubutambitse. Relation verticale avec Dieu, relation horizontale avec les proches. Nukuvuga ngo ayo mategeko rero yose ntiyavuyeho, ariko uko ari 10 irya 4 Yesu yarariziru yatarikuyeho, ahubwo ari ukugira ngo abantu bahindure imyumvire kuri iryo tegeko dukurikije uko abayuda bari hawe. Mureke kwica ku isabato ngo muri gukorera Imana, mureke kubwirirwa ngo muri kubahiriza umunsi w'isabato, mureke gucana muziko. Ibyo gucana muziko byabuzwaga abisirayeli ntibibuzwa abakristo uyu munsi wa none. Abakristo bagomba guteka bagacana, abakristo bagomba gusanga umuntu ari gukora ku isabato bakamwigisha ntibamwice. Abakristo bagomba kugenda amasaha arenze 2 bagiye gusenga nta kibazo. Barengejwe urugendo rw'isabato rwari urwo mu mategeko y'isabato y'abayuda. Umudiventiste wa mudiventiste ro wagiye ikilometre nta kibazo, ariko umuyuda wagiye ikilometre acafite ikibazo. Umva biratandukanye. Imana yacu ideye kubyumva, ideye kubikurikiza. Amategeko y'Imana twongere dusibe nta ryavuyeho, ariko isabato yaraziruwe. Tumenye ko Yesu ari umwami w'isabato,
ko yaje gucungura abatwarwa n'amategeko kugira ngo abahindure abana b'Imana twese turimo. Rero ntabwo Imana mu gihe cy'urubanza izarebera ku munsi, icyo gihe tuba tubishubije tuba tuyigize umuntu. Imana ahubwo igendera n'imitima yacu. Niba imitima yacu itaducira urubanza, turatungana imbere y'Imana kandi turatinyuka. Niba umutima utagucira urubanza, uratinyuka imbere y'Imana. No kuvuga ngo sinakoze, nakoze, ibyo tuba dusubiye mu bubata bw'amategeko. Imana yacu idufashe tumenye ko nta tegeko ryavuyeho, kuko abanyabyaha bakiriho, ariko kuko Yesu aruta amategeko yaje kuyasohoza, yari yaraheze mu nzira, tugira amahirwe arasohoka turacungurwa. Imana yabwa icubahiro ko amategeko Yesu yayashohoje bigatuma ducungurwa. Imana iduhana umugisha kandi ibane n'abumva ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icubahiro ku ijambo ryayo mu izina rya Yesu Kristo. Kuri chano ya gusenga everyday ni 07866620 kuri chano ya gusenga everyday. Imana iduhana umugisha. Murakoze abari mu mahanga yose mudukurikira, mufashwe n'ijambo ry'Imana. Pastor, reka tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Dushimire n'abanyarwanda tumuri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Dushimire wowe ufata ibiganiro byacu ukabisharinga cyangwa ukabiparita cyangwa ukabihereza inshuti yawe. Tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Ushobora kuba ubwa mbere rwose kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora s'abone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Iganiro naho butaha. Shalom. Gusenga everyday, umurongo hamwe, ukuri yo tugunyura